Hi. How are you? I'm fine. Good. Glad to hear it. Where are you going? Kazanza. I love you so much. Love you so much. Oh, thank you. That's very nice of you. Yes, thank you. hano mwibereshe ahita yishyura se ahita yishyura kandi ari rero ndushaho kongera kuguhereza ikaze wo gukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV. Uyu munsi turi tariki 21 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2023. Ni nyuma y'uko rero havugwaga inkuru itangaje y'abamotari mu gihugu cy'u Rwanda, aho hari hasohotse itegeko ry'uko buri mumotari wese agomba guhera izuba rirashe kugeza rirenze agicanye amatara. Abamotari bamwe batakambye bavuga yuko amapuru ngo ahora ashya buri kanya. Nyuma y'ibyo ngibyo hongera kumvikana indi nkuru y'uko ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda nka MTN cyongeye ngo guhuza abamotari bose, maze iki kigo kikabasaba ko buri mumotari wese uba mu mujyi wa Kigali agomba kuba yambaye ijiri ya MTN. Ni nyuma y'uko rero abamotari bari bamaze imyaka isaga 20 bambaye amajiri ya Airtel. Ibi bikavugwa yuko MTN ishobora kuba iri kugenda yagura ibikorwa byayo ndetse ngo ikaba ishaka gukuzaho bikomeye cyane Tigo. Muri ibi ngibi rero abamotari bagereranyije ku gipimo cy'abamotari bari mu mujyi wa Kigali ni ibihumbi 24. Ahangaha umuyobozi wa MTN yasezeranyije bano bamotari ko icyo agiye kubakorera ari ukubagabanyiriza ngo ikijyanye na assurance cyangwa se ngo aba bose bakazagenda bagabanyirizwaho cyane kuri buno bwishingizi bw'ibinyabiziga byabo mu muhanda. Ntabwo ari ibyo gusa rero, ahubwo haje kuba indi nkuru itangaje. Turi mu karere ka Gasabo mu gace bita Mwibereshi cyangwa se mu mudugudu wa Dusenyi, ahabereye ibitangaza. Nibwo abazungu bagera kuri 20 bahagurutse mu gihugu cyabo maze berekeza hano mu Rwanda mu butembere. Rero bageze Mwibereshi niho habereye agashya gatangaje cyane, ibintu benshi batabashaga kwiyumvisha. Niyo mpamvu nakuzaniye ino video ngo ubashe kuyireba kandi uyirangize. Nge Nsabimana Jean Bosco, iyi ni Kamatoki TV. Nusoza iyi video ukande subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu buri munsi, haba zimwe muri filime tunyuzaho za buri munsi. Kandi ushobora no kutwandikira kuri email yacu ni pop11karindwi, ukatwandikira igitekerezo cyawe cyangwa se ukatunyuza kuri WhatsApp yacu, ukaba ariho unyuza ubutumwa bwacu. WhatsApp yacu ni 0779236580. Ushobora kandi kutwandikira kuri Instagram yacu naho ni Kamatoki TV, cyangwa se kuri page yacu ya Facebook. Ushobora no kutwandikira kuri Twitter, aho naho ni Kamatoki TV tukagusubiza. Rero reka nkwifurize kuza kugira ijoro ryiza no kugubwa neza. Ibindi ni mu nkuru irambuye, reka ngusabe gukomeza kuyikurikirana. Nshaka nakwiyongoza nkagenda nkahitana nabasuhuza mu modoka. Nabona kuba cyane ariko iyo byaba naruzumva kura mwese cyangwa uzana ibyikorera ibyikorera kwanza Egira yoye muba. Mafaze ubu nabe no kumvugira ngo ndaje. Nabonaga ntaga Abantu bagiye ku kibuga cy'indege. Hi.